Amakuru yacu rero tukaba tugiye kuyahera kuri umusore wamenyekanye nka Moses, akaba ari kugororerwa mu igororo rya Mageragere, akaba yitabye urukiko mu rubanza yarakurikiranweho kuba yarafashe pasiporo ye akayihindura akahari umugabo akahashyira ko ari umugore. Kugeza isa rero akaba atiyemerera ko ari umugabo, kandi mu bigaragara tubona ko ari umugabo, akaba yiyemerera ko ari umugore, bikaba byararenze ibyo rero akaba yaranabashije kubishyira kuri pasiporo ye. Icyo usabwa nta kindi rero ni ukudakura ku Mwitsi TV, kandi ukibuka gukora subscribe kugira dukomeze tubane gatanu ku kandi. Ni umusore uherereye mu igororwa rya Mageragere, ariko icyamujyanye Mageragere akaba atari cyo umunsi yaje kuburana. Akaba yaje rero hano ku rukiko kuburana, akaba hari indi dosiye yamujyanye cyangwa se yamugejeje Mageragere ku gihano rero yari asanzwe afite cyangwa se yari yarakatiwe cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kikaba cyari kuzarangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo. Akaba hari indi dosiye yagaragaye ariyo dosiye yaje kuburanaho hano, kubera ko icyaha n'ubundi cyari cyaramujyanye Mageragere cyo kuba yakoresha ibiyobyabwenge yari yaragikatiweho igifungo cy'umwaka umwe wari kuzarangira ku itariki 16 z'uku kwezi kwa kane. Ariko rero muri systeme hakaba harimo ikindi gihano yakatiwe cy'umyaka 3. Murabyibuka cyane mbere atabwa muri yombi akaza gutaha kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubwo yaburanirwaga cyangwa se yunganirwaga mu mategeko na Maître Bayisabirene, ariko aza gutaha by'agateganyo mu rubanza ruza kuba rero akatirwa gufungwa imyaka 3. Aha rero wakwibaza ngo byagenze gute. Murabyibuka ko Moses rero bamuvuga ko ikitwa ubutinganyi yaje gufata pasiporo ye ayishyira muri Photoshop, ahari gabo cyangwa se hari M ahashyira F, bivuze ko ari umugore. Nyuma rero yuko akoze ibyo ngibyo akaba yaraje gutabwa muri yombi, bamusangana buri imwe y'urumogi, ariko icyo gihe aburana akaba yaraburanaga ahakana, avuga ko urumogi rumurimo yarunywereye mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse no mu bice byo muri Kenya, kandi avuga ko urwo rumogi rwa cannabis muri icyo gihugu cy'Ubutaliyani ko rwari rwemewe. Rero avugaga hakana ko atigeze arunywera ku butaka bw'u Rwanda. Nirwo rubanza yaburanye, ariko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukaba rwaraje kumuhamya icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, aho yavugaga ati rero kuba mwararupimye mukarunsangamo sinigeze ndunywera ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo rero urukiko rwa Nyarusumbe rwa Nyarugenge nirwo rwaje kumuhamya icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, icyo gutunda cyangwa se icyo kuba yagurisha ibiyobyabwenge bikaba yarakibayeho umwere, ariko icyo kuba yarakoreshaga inyandiko mpimbano cyangwa icyo kunywa ibiyobyabwenge cyo akaba baramuhaye igihano cy'imyaka 3. Icyo gifungo rero kitararangira akaba yaraje gutabwa muri yombi nanone yakoresheje urumogi, bamuha nanone igifungo cy'umwaka umwe. Muri makeya rero yari imyaka 4 yari yarakatiwe. Nyuma y'uko byagenze uko rero yajuririye icyo cyemezo mu rukiko rukuru, ariyo mpamvu uyu munsi yari yaje kuburana. Uyu munsi rero cyangwa se muri uku kwezi akaba ari ukwezi kwahariwe abantu baburana ariko bemera ibyaha. Uyu munsi rero ku rukiko twari turi, hari benshi bari baje kuburana ndetse kandi bakaba bari babaza muremera cyangwa ntimwemera. Ati rero ukwezi kw'abatemera nako kuri imbere muri bwa buryo kugira ngo hatange ubutabera kandi bwihuse. Kuri Moses ho rero akaba we uyu munsi yari finali, kubera ko uyu munsi n'umunyamategeko we yakaba yashatse ko urubanza rwe rusubikwa, ariko bikanga. Umucamanza aramubwira ati twarusubitse bwa mbere, ariko uyu munsi we ntabwo biri buze gushoboka. Umucamanza rero bwate aha turabemerera muwe mwakongorerana, ariko urubanza ntabwo ruri buze gusubikwa. Turahirwa rero Moses yatangiye avuga ko icyatumye n'ubundi ajurira nuko hari ingingo z'amategeko cyangwa se ingingo zititaweho ajya guhabwa igifungo cyangwa se igihano cy'imyaka 3. Ariko mbere gatoya umucamanza yamubajije ati si urubanza, amusobanurira uko byagiye bigenda, amusona n'amagarama. Undi ati amagarama yatanze, ati amagarama narayatanze. Ati se wakurikiranye ufunze? Ati nakurikiranwe ntafunze. Muri make urumva ko ni dosiye ebyiri zitandukanye. Harabanza areba ko urubanza rwa mbere rutajuririwe, asanga ntirwajuriwe, ati noneho nta kibazo waburana.
Moses rero yatangiye hari ibyo ahindura mu iburanishwa rya mbere, kuko ku cyaha cya mbere kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge akaba yari yarahakanye avuga ko urumogi yarukoreshaga ataba mu Rwanda, ariko uyu munsi yahinduye imvugo avuga ko icyo cyaha nacyo acyemera, bitandukanye n'ibyo yaburanye mu rubanza rwa mbere. Ati kuko urumogi narukoresheje ndi mu gihugu cy'Ubutaliyani cyangwa se ndi mu bindi bihugu bakaba baramfatanye n'iyo bure, icyaha ndacyemera. Ati kuko ndi umunyarwanda sinkwiriye kuba nakora n'ubundi bitemewe ngo mbikorere mu Rwanda cyangwa se ngo mbikorere mu mahanga, n'ubundi njyewe ndi umunyarwanda. Ati icyo cyo rero ndacyemera. Haza ikindi cyaha rero kijyanye no kuba yahindura inyandiko, aribwo Moses yafataga iyi pasiporo ye akaza ahanditse Gabo agahahindura Gore. Ibyo ni ibintu rero byagurumva ko bikomeje kumukurikirana cyane kubera cya kibazo cy'ubutinganyi. Umucamanza rero yamubajije ati byagenze ite nyine, wakoze iki? Wavuga ko yafashe pasiporo akayifotoza telefone hanyuma agashyira muri Photoshop akavuga ngo ahari Gore ahashyira ahari M ahashyira F. Umucamanza aramubwira ati ko ahari M ko washyize F, ibyo dusobanurire nyirizina ni biki wari urimo ukora. Moses rero bikagaragara yuko adashaka kubikomozaho cyangwa se ngo abisobanure neza ko yashatse kwihindura umugore kandi ari umugabo. Umucamanza rero yamubajije ati warafotoye ufata pasiporo yawe, urangije ahari kuri umugabo uhashyira kuri umugore, wari ugamije iki? Ubundi wari ushatse kwereka abantu ko hari igihe ushobora kuvuka uri umugabo noneho bikarangira uhindutse umugore? Ati cyangwa se washatse kuvuga ko wavutse uri umugabo noneho nyuma ukaza kuba warahindutse umugore? Moses rero ati nta kintu nigeze nshaka kugaragaza, ibi byari ibintu biri aho ngaho, ataha nari ndimo nikinira, ariko mu kuri nta kintu nabikoze ngamije na kimwe. Umucamanza ati ntago bisobanutse, tubwira ikintu cyatumye uhindura ibyo bintu. Ariko Moses akomeza kubihakana, ariko nubwo iyi pasiporo nayihinduye cyangwa se bikaba byarabaye uku, ntago yigeze nyifata ngo njye kwikoresha mu bintu runaka cyangwa se mu zindi serivisi nabaga nsabwamo pasiporo. Akaba ariyo mpamvu ko iki cyaha rero akwiye kukibaho umwere, kuko ibyo yakoze byose avuga ko yabikoreye kuri fotokopi, atigeze abikorera kuri pasiporo ye ya originale. Sibwe rero kuba hano Moses yaraje guhindura igitsina cye kuri pasiporo. Ibi rero benshi bakaba baragiye babigarukaho ndetse babivugaho ko cyari ikintu kigaragaza ko atakibarizwa mu bagabo ahubwo asigaye abarizwa mu bagore. Benshi rero bakaba baragiye babyandika muri komenti ati ubwo butinganyi bwawe. Tugarutse rero ku bw'icyaha cy'uko yakoresheje ibiyobyabwenge, ubushize akaba yari yaravuze ko tigeze abinywera mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo yabinywereye hanze. Kuri inshuro rero ho mu rukiko rukuru akaba yaburanye noneho yemera icyaha, bitandukanye rero n'ibyo yari yavuze bwa mbere. Icyo atemera cyo ni uko iyi pasiporo nubwo yifashe akayifotora agashyiraho ahari M akahashyira F, byanamugoye gushaka ubusobanuro bw'ibi bintu n'impamvu yabikoze. Ariko n'ubundi avuga ngo si ndi umugabo, n'ubundi njyewe ndi umugore, ariko icyo yari agamije yabuze igisobanuro cyabyo, gusa bavuga ko yabikoze yikinira. Ariko umucamanza bukamubaza niba yarabikoze wenda arimo atwika nk'uko bajya bivuga. Moses we avuga ko atatwikaga, ahubwo we yabikoze nta kintu na kimwe kindi agamije. Ubushinjacyaha rero bukaba bwarabibonye ku rubuga rwa Moses rwa Instagram, ndetse n'abandi banyarwanda tukaba twaragiye tubibona kuri Instagram y'uyu musore Moses. Nibwo abantu rero batangiye kwibaza byinshi. Ubushinjacyaha rero bitamukurikirana basanga nibyo yakoze editinze muri wa mwuka we wo kumva ko ashyigikiye ubutinganye asanzwe we yikorera, kandi nta n'umubuza kuba yabukora. Ariko wafata ibyangombwa bye yahawe na leta akaba yagaragaje ko yahindutse umugore, nibyo byaje kuba byamuviramo kuba nabyo yabikurikiranwaho.
avuga ko we yabikoza muri filime muri Rwanda Season, muri filime Umufaransa-kazi yakoraga. Murabyibuka ko anaburana bwa mbere yabivuze ko hari filime mu Faransa yitwa Rwanda Season yakoraga. Mbere y'uko Moses afatwa niwe muntu wa mbere wagiye ashyira amashusho hanze arimo atera akabariro n'umugabo mugenzi we. Ibyo ngira ngo byagiye bicaho ku mbuga nkoranyambaga. Ibijyanye no kumutinganya ibyo rero arabyemera kandi akabishishikariza n'abandi kuba babikora. Ikirenze kuri icyo rero yarabifashe kuri pasiporo ye ahinduraho ashyiraho ko ari umugore, ari nacyo cyatumye akurikiranwa n'ubutabera. Nubwo yakurikiranweho rero gukora inyandiko mpimbano, wavuga ko iyo pasiporo atigeze agira ahantu na hamwe ayikoresha, ndetse kandi ko anarekuwe by'agateganyo yarongeye ajya hanze akoresha nanone iya pasiporo ye nzima originale, atigeze akoresha ibyo ngibyo yahinduye. Akaba rero yari kuburana hano mu rukiko rukuru ejo bundi kuri 16 z'ukwezi kwa kane, akaba yaragiye gutaha, ariko ntitubizi niba ahangaha wenda baramusubikira cyangwa se wenda bakaba bamugira umwere, ariko nuko bimeze ibya Moses.